Hello nshuti bakunze b'Amahumbezi TV, iki ni cya kiganiro cyanyu mukunda cyane The Love Hub, mugezweho nanjye Gasengayire. Uyu munsi ngiye kubagezaho topic igira iti ese inkwano ni ngombwa? Ese inkwano zirakenewe? Ni ngombwa yuko umukobwa bamukwa? Ngiye ku ruhande rwanjye no ku bakobwa bagenzi banjye mbavugira, ngiye ku ruhande rwanjye inkwano ni ngombwa. Gusa ntabwo uyu munsi ndi njyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa. Muzabikunda cyane. Ubu tugiye kujya tuzana n'abatumirwa ku yandi masije runaka kugira ngo tubashe kumva impande zombi uko ziba zihagaze. Uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa, yatangira atwibwira ubundi tugakomeza ikiganiro. Reka mbanze nsuhuza abantu mwese mudukurikiye, abantu bari ku isi hose. Nitwa Jean Damascene Nkurunziza, murakoze kumpa ikaze ku Mahumbezi TV. Jean Damascene rero uratangira utubwira ese inkwano, njye namaze kubwira abadukurikiye yuko inkwano uko nzumva umukobwa agakwiriye gukobwa mbere yuko ava iwawe. Ese wowe ubyumva gute? Inkwano uzifata gute? Se wumva uzaka umukobwa kukiri umusore? Ngira ngo utagiye kure, inkwano ubundi ni umuco nyarwanda, ariko muri no minsi inkwano yahindutse ikindi ntazi uburyo ndi no bugisobanure. Kera iyo umusore yishimiraga umukobwa yaragendaga akabibwira ababyeyi, hakabaho umuranga, akajya kurambagiza mu muryango wo kwa kanaka, bakamukunda, bakavuga ati imiryango yabanye neza ntabwo yigeze ihemukirana, bakaza umuryango ugaterana bakaganira ku nkwano izatangwa. Inkwano tuyizi ko ari inka cyangwa isuka burya nayo igiye kuyikwa yitwa inka, ntabwo ibikiri isuka ingi ihinga mu murima. Ariko no munsi inkwano yabaye ibindi. Sinzi rero niba wambajije ko inkwano ngo ari ngombwa. Inkwano ni ngombwa, ahubwo inkwano ya ngombwa ni iyihe muri no minsi? Sinzi niba aricyo ushaka kumenyaho. Njye ndashaka kumenya ku ruhande rwa cyangwa ku ruhande rw'abasore muganira. Ibyo byose uri umusore uganira n'abasore bagenzi bawe, mufite ukuntu mufata inkwano. Ese muba mwumva muzakwa abakobwa? Ese muba mwumva bizagenda gute kugira ngo bibe binyuze mu nzira nziza bitagize ikintu bibatwaye? Nyine ni kuko ngiye impamvu nakuzanye muri iki kiganiro nuko hari abahungu bamwe na bamwe twagiye tuganira cyangwa abona agiye numva bakavuga ati inkwano si ngombwa, ntabwo ari ngombwa guka umukobwa, wagenda ukabivuga yuko mwakundanye ubundi bakamuguha ukigendera. Ese wowe ni kubyumva? Ngiye numva inkwano ari ngombwa, ariko wowe urambwira ese kuri wowe inkwano ni ngombwa? Aho ibihe bigeze inkwano ntabwo ikiri ngombwa. Uko isi igenda ihinduka niko hari umuco urimo uragenda uhinduka, ubushobozi buragenda butakara, ntabwo ari nka kera. Kugeza no munsi igihe numva inkwano itari ngombwa, kuko niba njye nawe dukundana tugomba kubipanga tukumvikana, tukagenda tukabana nk'umugore n'umugabo. Ahubwo bimwe uri kuvuga ngo by'inkwano nakabaye njya gukwa, tukazabitangiza wa muryango wacu mushyashya. None se nimara gufata ya nka yanjye nkaza kuyitanga cyangwa n'ikindi runaka mushakamo inkwano, sinzi nicyo muri buvuga. Ubwo nirinze kuvuga abubu iya umubwiye inkwano itatangira kubara mu mafaranga, tangira kureba muri sheke. Nindamuka ndamutse mfashe ya mafaranga cyangwa ya nka nkayizana nkajya kwitanga mu babyeyi bawe, hanyuma wa muryango wacu twebwe tuzawutangiza iki? Ese ubundi mbere yuko ngira ikintu mvuga ku nkwano n'impamvu ari ngombwa ngiye kuko nzemera, ese wowe wumva impamvu ubundi inkwano ari ngombwa? Wumva impamvu wagakwiriye kuba uyitanga mbere yo kubihakana? Wumva impamvu wagakwiriye kuba utanga inkwano? Inkwano ntabwo ari ngombwa, ahubwo wakabaye unsobanurira inkwano ni iyiki? Inkwano rero, inkwano nk'uko bisanzwe no mu muco nyarwanda, inkwano yari isanzwe ikenewe kuba itangwa n'umusore agakwa umukobwa, kuko umuhungu niwe uba ibihe bya kera, ntabwo ari byo by'uyu munsi. Ibihe bya kera, imyaka 100 imyaka 50 reka ngusobanurire. Umuhungu niwe uba warazanye igitekerezo, akaza akabenguka umukobwa, yarangiza akamubwira yuko yamukunze. Ubwo rero bifatwa nkaho nyine ushaka kuzamukura, ni wowe uba ubaye impamvu yo kugira ngo azave iwawe. Ubwo rero niba ubaye impamvu ugomba gutanga ishimwe. Inkwano ni nk'ishimwe, ntabwo ari ikiguzi. Ni nk'ishimwe uba uhaye ababyeyi b'uwo mukobwa yuko uwo mukobwa wabo wamutoranyije mu bakobwa bose mwamenyanye, ukabona yuko bareze neza, ukamutoranya ngo azakube. Hoya, ariko impamvu wowe nuko ari wowe waramutoranyije mu bandi bakobwa, ukajya kumusaba kugira ngo muzabane. Ubwo rero iyo mpamvu niyo ituma bakubwira ati duhe agashimwe impamvu wamuhisemo. Ariko nta wimbwira ngo agashimwe kuko nta ababyeyi bawe barakubyaye, nanjye mfite ababyeyi banjye bambyaye.
niba usibye ko wenda dusubiye n'inyuma no muri biriya biravugwa, Imana imaze kurema isi n'ijuru yaremye Adamu, ibona ntabwo azabaho wenyine, avuga ati reka muremere n'umufasha. Kubana kwanjye nawe rero ntabwo ari uko warezwe neza, ni ibintu biri aho ngaho n'ubundi kuva kera. Umugabo wese akenera umugore bazabana. Ibyo byose byongeraho ngo ni ukugira ngo utange ishimwe ry'uko ngo bamureze neza, ariko sinzi ko ntandukiriye. Ubu ngubu noneho usigaye ukundana n'umukobwa yarangiza akubwira ngo sheri ngo uzankwa miliyoni 2, uzankwa miliyoni 3. Ukibaza se ni ukugura ni iki? Ukibaza niba izo miliyoni ari kukubwira niba inkwano igira igiciro runaka, ngo tuvuge ngo inkwano ngo bihagaze kuri aya ngaya, bikakuyobera. Niyo mpamvu rongeye ntemera inkwano z'ubu ngubu, ahubwo ayo mafaranga uri kunca nge mba numva twakayegeranyije tukazatangiza umuryango wacu. Hoya impamvu wumva abo bantu bavuga ngo izo miliyoni zingahe, nge ntekereza yuko impamvu umuntu we ushaka kumva izo miliyoni ukumva ni nyinshi, biterwa n'uri we, biterwa n'icyo ukora. Ariko ngaho urugero rw'inkwano, inkwano igomba kuba ingana gute? Hoya inkwano ntabwo igira ngo igomba kuba ingana gute, kuko ishobora no kuba n'ibihumbi 50 bitewe n'ubushobozi buhari cyangwa se n'ubwumvikane bwabaye hagati y'abo bantu. Kera mu bya kera, usibye ko naje kugaruka yuko umuco wa kera uko biri kose n'uno munsi atari aho tugeze, ariko kera inkwano yitwaga isuka ikitwa inka. Reka rero nkubwire, ntabwo muri ino minsi hazaza isuka, kubera yuko ushobora gusanga uwo mukobwa wabo badahinga. Ntabwo hazaza inka kubera yuko nta nzuri zigihari. Impamvu haza amafaranga ni ukubera yuko ayo mafaranga niyo muri iki gihe nicyo kintu gihari gishobora gusimbura iyo nka cyangwa iyo suka. Ibihumbi 50 kanaka bazamukwijana, uri abazamukira 5 ngo ujyanye ngo n'ubushobozi ngo abo basore bafite yamaze kuba igicuruzwa. Ubwo kanaka azaba yaraguze 100, uri yaraguze 50, uri yaraguze 100. Nigeze mvuga ko ari ugucuruza, navuze yuko ari ishimwe. Irishimirwa nde? Rishimirwa umubyeyi wareze uwo mwana wahisemo mu bandi bose. Ese twe ntabwo twarezwe? Ariko ntabwo yigeze azangwa guhitemo ngo akubwire ngo uzaze mu bana. Ni wewe wagiye uramusanga uramubwira ati ndashaka yuko umbera umufasha. Nta mugore utereta, hatereta umugabo. Ibyo rero niyo mpamvu inatuma ugomba kumuka. None se Adamu yigeze ajya gukwa Eva? Bariya rero ntago bigeze baba bana ngo bakure, ngo nibarangiza ngo uvuge ngo bafite uburere runaka. Bari uko tubisoma ko baje ari abantu bakuru bakata baza ku isi bakabana. N'abantu ubuzima bwahereyeho, n'abantu kubyara bo ntibabyawe ariko bo barabyaye. N'abantu ubuzima bwatangiriyeho, niba Imana yaremye none twe turabyarwa. Twe ntago twaremwe, twarabyawe. Rero kubyarwa hazamo no kurera. Iyo wareze rero uba ugomba kuzashimirwa ko wareze. None ariko ubwo niba ngombwa yuko nza gutereta umusore nkamubwira yuko mukunda, ubwo nanjye nzamuka. Umuco zaba utaye. Ubwo rero ni mu gihe bitaraba, we nkuru nzi Abanyarwanda doraho nibereye, ntabwo ndabona umukobwa wagiye kwiteretera ariko niba ari iby'ubu ngubu byaje byo ntabwo mbizi. Sinzi niba ari iterambere rigeze, iterambere rizazana byinshi. Ariko ikintu ushaka kubwira, iki kintu cyo kuvuga ngo ababyeyi ngo barareze, hari n'ibindi utongeye. Usigaye none ukundana n'umukobwa arangiza ngo nukuri sheri ngo rwose ngo ugomba gukwa miliyoni zinizi, ugomba gukwa amafaranga naya, ngo kubera ko iwacu ngo barandihiriye, ngo dore bandihiye kaminuza. Arega wagira ngo twe ntabwo twize. Ese twebwe abaturihiye barimo barajugunya, barimo barakora iki? Twese batureze kugira ngo tuzatere imbere, n'izo ngo zacu nituzishinga zizazamuke, ariko ntago baturiye kugira ngo tuzaze kubaka iz'abandi aho kubaka imiryango yacu. Ese ubu nindamuka mfasha amafaranga iwacu, ababyeyi wenda ngira ubuntu bamfashije gukona n'izo nkwano ndaje ndazitanze, nje kubaka rero umuryango w'iwanyu. Nicyo ngicyo mushaka? Ntago uje kubaka umuryango w'iwacu, nagashimwe. Ntago ari ubufasha bagusabye, ntago ari inkunga bagusabye ngo uzubatera inkunga, kuko nubundi Gasengayire rwose mbabarira icyo kintu cyitwa gashimwe. Iryo jambo rwose uryibagirwe. Agashimwe kajya niba uvaho kajya kuwareze, natwe iwacu twararezwe. Kuvuga ko uciye umuco, nawe wakabaye uyama. Uciye umuco, nawe wakabaye uyama kuko natwe iwacu uciye umuco. Nta muco naciye. Reba aho ibihe bigeze uno munsi. Reka tujyane naho ibihe bigeze. Nese uzakurayo umukobwa wabo bazakwemera kumukura iwabo utamukoye? Ahubwo se je nintamukwa azemera guhera iwabo? Ahaheze reka nkubwire, se wazugarura ibintu byo muri Bibiliya. Gushaka ni byiza, ariko biba byiza cyane iyo udashatse. Ubwo rero kugira ngo ugende ubabaje iwanyu, barakureze, umuhungu aza guterura iwanya kujyane. Ni hama abakobwa bose bashatse barakowe. Oya, wenda ntago bakowe, ariko ubuzima nta formule bufite. Urumva ko nanjye rero uzemera ko azaza tukabana, tugatangira ahubwo ya mafaranga ne kujya gutanga iwabo, gusiga iwabo.
akaza tukaheraho tukubaka ubuzima bwacu. Ese nkuru nzi iyo ubonye abantu biba nawe uragenda ukiba? Ntabwo ari wigereranya ibidahuza. Ni urugero. Oya urugero wihuza ibidahuza. Rero niba ubona abantu barakoze amakosa runaka bagatwara umwana w'abandi batamukoye kandi waraje ukamusanga. None so ngo wagiyewe ntabwo yari yararezwe? Yararezwe, ariko se wasabye uwo muntu ko bakundana. Uwo muhungu niwe warasabye uwo mukobwa ko bakundana. Ko kumusaba rero ko mukundana ni nacyo kituma ugenda no gusaba iwabo ukamubasaba. Nkuru nziza uze kunyumva neza. Njyewe nakubwiye yuko impamvu inkwano ibaho ni ukugira ngo ushimire ababyeyi b'uwo mukobwa watoranyije mu bandi bakobwa bose muziranye mu myaka yose umaze 20 n'ingahe uri umusore. Uwo mukobwa wo kwa runaka wamuhisemo kubera yuko bamureze neza. Ni ibyishimo ugira kumubona afite cya kinyabupfura umubonana kwa kuntu umubona ukumva uramukunze. Nibyo bituma mu mutima wawe wumva hari ikintu ubagomba bari ababyeyi bareze ura mwana w'umukobwa. Ntabwo ibyo bintu ntabwo gende bugumye kubishyigikira. Ntabwo ndi bugushyigikire habe na zero rwose. Ntabwo ngusabye kunshyigikira ahubwo ngiye ngusabye ko unyumvisha impamvu. Ni ikiguzi cy'uko uwo mukobwa namukunze bundi nicyo ushaka kuvuga? Ni wowe wamukunze, icyo ni kimwe ntakikubwiye. Niyo mpamvu ugomba kugenda ukamukwa ukabashimira abo babyeyi yuko bareze neza uwo mwana w'umukobwa wahisemo mu bandi bose. Ntabwo ibyo bintu mbyemera. Ngiye namye point yanjye vuga ngo ayo mafaranga najya gukwa izo nkwano z'uno munsi. Ariko mujye mumenya aho tugeze. Aho ino minsi y'uno munsi turimo ntabwo ari nk'iya kera. Ubu iyo nkwano nge navuze ko ni base, ni igishoro cyo gutangira umuryango wanjye mushyashya. Ntabwo ari amafaranga yo kuza gutura ababyeyi b'umukobwa. Oya, ibyo ntaho bihuriye, kuko sinzi impamvu uri kuvuga ngo nuko ngo umukobwa ngo namuhisemo ngo ngomba kuza ngo nkamukwa ya mafaranga ni iki. Tunaniranywe se ntabwo najya kureba ubundi. Nyine mwananiranywe. Ariko n'ubundi waba utaramukwa. Naba ntaramukwa. Kubera ko ya nkwano nyine nge ntayemera. Muzananiranwa kubera yuko utemera inkwano. Ese niki gituma utayemera? Kandi nakubwiye yuko uba wamuhisemo mu bandi. Nuko ngiye kubakira iwabo aho kugira ngo aze dufatanya, ahubwo ababyeyi be bakabaye bamuhari icyo banamuhakaza nabi wanjye bakagira icyo bampaye kugira ngo reka nguhe urugero rutoya. Ababyeyi nibo bubakira abantu. Reka nguhe urugero rutoya. Use nta muhanzi uba utunze miliyari ariko bakamuha igikombe cy'ibihumbi 500. Ubwo si icyo gikombe cy'ibihumbi 500 ni ukuvuga yuko agihabwa n'abantu bashinzwe ibyo yakoze mu nshingano bari kumushimira n'agashimwe bamushimiye kubw'ibyo yakoze. Ni umukire. Wiza kuvuga ngo ababyeyi wasanga n'izo miliyoni 2 ugiye kuba banazirengeje nta nubwo ari ikintu bari bakeneye mu buzima bwabo. Ariko wowe ko ariko gashimwe gato ufite ugiye gutanga ugiye kugatanga. Nese ubundi we ujya kubaka urugo ari miliyoni 2 zonyine ushingiyeho. Ubwo baye arizo zonyine ufite ushobora kugenda mukumvikana kaga ati rero nakunze umukobwa wanyu none mfitana nshaka kugura ikibanza cya miliyoni rindira gatoya. Ntabwo ari nyine ni urugero twakoresheje reka turugenderemo. Nshaka kugura ikibanza cya miliyoni, nshaka gukora ubukwe wenda bwa miliyoni 3 muri kumva yuko byamaze kurenga ubushobozi bwanjye. None rero mureke mbaho ibihumbi 500 byishimwe byuko mwareze neza. Sinabona ikintu mbitura kuko mwareze neza. None nanjye nsigarane miliyoni n'igice, ya miliyoni imwe nyigura ikibanza, noneho ibihumbi 500 mbikoremo business izatuma noneho utarajya kureka nkubwire ibyara andi mafaranga. Ibyo ntabwo ariko bimeze. Twebwe abana ntabwo retse tugomba kubakira ababyeyi, ahubwo wowe tugiye kubana nk'umukobwa. Bwira ababyeyi bawe ati mfite umuhungu hari adukundana, dufite umushinga wo kugira ngo tutangize urugo rushyashya. Hanyuma we baguha ubushobozi, nanjye abanjye bampaye bwa bushobozi, tujye kubutangirira hariya twubake urugo rwacu. Ariko uzi hari ikindi kintu utatekerejeho. Kuba uri umusore uri kwihinga, uri gushakisha n'imirimo rimwe na rimwe yabaye n'ingorabahizi, nako kazi ntikaboneka neza, nayo mafaranga ari kuboneka neza. Rimwe na rimwe ukajya no gusaba credit kugira ngo nguze ujye gutanga inkwano. Uguzi kujya gutangira umuryango ufite credit. Erega urukundo ruravuna. Ngiye nkora kino kiganiro. Nitumara kugera mu rugo rodora ikibazo kizavuka. Twatangiye urugo dutangije credit rwa rugo rwacu. Ruzeta rugenda rugwe hasi rusubire hasi. Kubera iki watangiza credit ko nta kikwihutisha wanje ugashaka. None se nturi kumbwira ngo ningende nshaka ubushobozi nze nge gukwa? Igenda ubushake nyine ariko utabushakiye muri credit. Credit subundi uzatanga ihengwate n'ubundi kandi nta mafaranga nta bushobozi. Ubushobozi bushakirwa ahatandukanye. Nshobora kuba mfite ako kazi karaho ngaho. Erega ntago twatsisiza ko za miliyoni 2 n'iki. Wenda no mukobwa ashaka kuba akeneye ko miliyoni 2 rwa urugero.
sinzi wenda urugero twakoresheje, sinzi niba abakobwa wenda bari mu byiciro ngo umbwire ngo umeze gutya ngo akobwa yangaya ngo umeze gutya ngo yagakowa yangaya ugenda ugereranya, simbizi. Ariko nta mwana uruta undi, uri kumva, nta mwana uruta undi, kandi umwana nta muntu ugurwa, nta nubwo inkwano ari ikiguzi. Nakubwiye ko ari ishimwe ry'uko wowe niwe watangiye ubwira uriya mukobwa yuko umukunda. iryo shimwe ringana gute? Ringana n'ubwumvikane mwagiranye. Iryo rero niryo ntemera, iryo ntabwo ari amafaranga. Nta kintu na kimwe wemera ku kintu kigendanye n'inkwano, wowe ntabwo uzemera. Ahubwo wowe niba twakundanye dushaka gushinga umuryango wacu, egera ababyeyi bawe babwira ati papa na mama rwose dore umusore twarakundanye kandi turashaka gutangiza umuryango natwe nk'uko namwe mwagize umuryango, twubaka umuryango wacu mugari, bagufashe. Nanjye ababyeyi banjye aho kugira bampe amafaranga nza ngo gutanga mu inkwano, bampe nanjye ngende dushinga umuryango wacu tuzamuke, tureke kujya guhera muri mu byo uzababwira. Rero babwira ko wabengutse umukobwa w'abandi ushaka ko muzabana, uzababaze n'ukuntu nabo urwabo barwubatse, bazakubwira naramubengutse ndangije process zigenda gutya na gutya, ngezaho nshaka inka cyangwa se ikindi kintu bimwe bavuze by'isuka bitewe n'igihe bari barimo, kuri icyo gihe bitewe n'igihe bari barimo. Ariko yaramukoye. Cyo turi burebe ntabwo turi ku mafaranga, ntabwo turi burebe ku isuka, ntabwo turi burebe ku wigereranya ubushobozi bwa kera twasanze basogokuruza bari bafite amahegitari, bari bafite imisozi, bagiraga imisozi. Ariko ubu ngubu nta n'umuntu ugira na metero 10 kuri 15 ntawe wabona. None se uragira ngo ubwo bushobozi buve he? Ahubwo twe twiyegeranye nk'abantu tujye guhimba umuryango mushyashya, ufate ubushobozi ufite ku ruhande, nanjye mfate ubwo mfite ahangaha, tuze twegeranye dufonde umuryango mushyashya. Ariko ushaka kuvuga ngo sogokuru ngo yakoye nyogokuruza wawe, oya. Icyo gihe yari afite imisozi, babaga afite imisozi ari miremire, babaga bafite amashyo, bari bafite amafamu naho bororera. Ugasanga inka afite inka nk'ijana ku musozi hara niho yororera. Icyo gihe byarashobokaga, ariko no munsi ntabwo biri gushoboka. Kera nta by'amashuri yagenderwagaho, ariko ubu ngubu umukobwa arakubwira ngo nize za kaminuza. Iwacu barandihiye, narangije aha naha nkora ibi nibi, ugomba ro kumpa inkwano ingana gutya na gutya ngo kubera ubushobozi wacu batakaje, bigasa nko kugurisha. Hoya ntabwo ari ukugurisha. Unyumve neza, njye nakubwiye ko ari ishimwe. Ese kuki udashaka kumva iryo shimwe? None banze ariko ubundi hashimirwa ababyeyi ababyara abakobwa gusa. Ubwo ababyara abahungu ntabwo bashimirwa. Nakubwiye impamvu babashimirwa. Muzashimira iki? Reka mvuge ko naje gushimira iwanyu da, nabaye amafaranga uko bakubyaye. Ngewe iwacu uzabashimira iki? Nge wowe uzagenda ubabwira yuko n'ubundi bazababibona, wowe uzajya kubashimira. Nge nta kintu uzajya kubashimira kuko we waje unsaba urukundo. Oya, waraje unsaba urukundo, ndarukwemerera. Nashoboraga no kutarukwemerera. Ariko none habayeho ko rewe wankunze, ko nabyo bishoboka. Ntabwo byabaho. Abakobwa b'Abanyarwandakazi tugira isoni, ntabwo twakunda, ntabwo twabwira. Ntabwo abakobwa bose bashaka, ntabwo abagore bose bashatse, ntabwo twakibwirira umuntu ko tumukunda. Ntabwo ariko bakunzwe n'abahungu gusa. Nta bakobwa tujya tubona se ibyo, ntabwo nge mbizi hano mu Rwanda. Ndi kuvugira abakobwa b'Abanyarwandakazi tugira isoni, ntabwo twahangara abasore. Ntabwo kuvuga, ariko zirahari. Tuza abakobwa bagira gutya babatikana akagenda naramukunze, kandi nawe urimo urabyirengagiza. Oya, ntabwo nabyirengagiza. Ntabihari. Ntabihari. Umbwira mbavuge. Abahese ntabahari. Vuga ati bavuge. Bavuge. Ni kuri kamera ntago mbavuze, hatagira umuntu wumva ko namutangaje ku isi yose, ariko barahari. Ahubwo ntabahari. Abanyarwandakazi mundeba, munanyumva, mukurikira ikiganiro The Love Hub, nukuri kw'Imana mukurikije ibyo nge babwira abasore. Muhaguruke mukore, umenye ikintu cyagutandukanyije n'umukobwa mwatandukanye. Niba ari ubushobozi bw'uko wabuze inkwano, genda uzishake, uzaka umwana w'abandi. None udakobwa ntabwo uzashaka. Nicyo ushatse kuvuga ababuze abakobwa. Nge ni ntakobwa ntabwo nzashaka. Kandi n'abandi bakobwa bakurikirana Amahumbezi TV bihagazeho, urimo urashuka abakobwa. Hari abana yuko batazava iwabo badakowe. Hari abantu bafite gahunda yo kwiyubakira urugo rwose. Honorine nareke kubashuka ngo nudakobwa ngo uzagume mu rugo. Egera mugenzi wawe mwakundanye, mupanga uburyo mugomba kuzamura umuryango wanyu. Ubwo urumva wava iwanyu gutyo gusa? Si ubwumvikane. Rega kubana k'umugore n'umugabo n'ubwumvikane bwabo. Nyine n'ubwumvikane bwabo. Ariko umwana w'umukobwa ugomba kujya kumukura iwabo hari ishimwe. Erega ese ntabahari bashatse batigeze bakobwa. Abo bantu barahari. Bakoze amahano. Nese abantu bazajya bakosa naho bigane. Bahanishwa iki niba barakoze amahano? Bakoze amahano. Mu ngo barimo ntabwo ari ababyeyi, ntibahetse,
ntibubahwa n'abagabo babo, wagira ngo nibyo ese guba warakowe n'icyo gituma ntabwo wubaka urugo? twabateye ibuye, nta nubwo aribyo bituma wubaka urugo, nta nubwo twagezemo kubaka urugo. Ikiganiro ni kirekire kandi kizagira ingingo nyinshi tuganiraho, n'ibyo byo kubaka urugo tuzabigeraho, turebe impamvu umuntu akwiriye kubaka urugo n'ikintu gituma urugo ruba rwiza. Ariko uyu munsi turi kureba ku nkwano. Inkwano rero ubu utarinjira mu rugo, ntidutandukire. Ariko wari umaze kumbwira yuko ngo ababyeyi ngo bareze neza nishimwe bahaye, ariko ntabwo bakuwe bose ariko bazubaka ngo zigende neza, ahubwo bamwe batakuwe nabo bashobora kuzubaka. Reka turebe rero none ubwo bwa burere yari yarazanye n'ubuhe? Ubwo wamaze kumuka ugasanga ntabwo bimeze neza, uzavuga ko bareze nabi waramaze kubashima? Ubwo uzaba waribeshye mu kurambagiza, amakosa azaba yari ayawe. None ryashimwe se rizitwa iki ubwo? Ubwo nyine wowe uzaba waribeshye mu kurambagiza, amakosa azaba ari ayawe, ntabwo ari ay'iwabo w'umukobwa, ntabwo ari ay'umukobwa. Wowe uzaba waribeshye mu kurambagiza. Kandi muri iki kiganiro niba ujya ugikurikira, ndabizi yuko ugikurikira, ntabwo nabana gutumira utagikurikira, njya mbabwira yuko ugomba kubanza kwigana n'umuntu mbere yuko mubana. Ubwo rero kugeza ku rwego rwo kujya guka umukobwa ukajya gushimira iwabo yuko bareze neza, twavuze ko ari ishimwe ryo kugira gute, ryo kurera neza. Ntabwo mbyemera kuko n'abahungu bararerwa. Mu gihe utaransubiza icyo umuhungu niba watarerwa we uburyo uzajya kumushimiramo, ibyo rwose ntabwo mbyemera. Umuhungu nta kintu bamushimira kuko niwe waragiye guterera. Ufite umuhungu mukundana rwose, genda muganire, mupange uburyo mwatangiza umuryango wanyu mushyashya, mubwira umukobwa ku ruhare rw'umukobwa iwabo bamushyigikire, nawe muhungu wanyu bagushyigikire, muze muzamure umuryango wanyu, mureke gutangirana umuryango. N'ubundi gutanga inkwano ntibizababuza kubashyigikira, bazabashyigikira. Erega iyo nkwano urashaka ko umuhungu ayifata akajya kuyitanga iwabo w'umukobwa, arasigara n'iki? Ntabwo bakubwiye ngo ufata ayo ufite yose uyajyane. Nukuraho regura bugabanura, ntabwo urimo wongera, ahubwo bazanye iwabo w'umukobwa. Kuki batazana ngo bongereho kuri tumwe wari ufite, mutangire umuryango hafatika? None se aho wagiye guterekera umukobwa wabo ibyo ngibyo bari babizi? Ubu nuvuga ngo rero umusore agende atunga iwabo w'umukobwa, hanyuma ajye no gutunga wa mukobwa. Abatunga se ngeze nkubwira yuko ari amafaranga yo kubatunga, cyangwa nakubwiye yuko ari ukubashimira? Ntabwo ari none bazakoresha iki amafaranga? Bazakoresha iki mu bikorwa byabo? Ntabwo ubizi. Yaba wambwiraga ataho wa mukobwa wenda bazayongera yaza. Hari igihe bayamuguriramo ibirongoranwa n'ubundi akabiza. Erega n'ubundi nk'uko bamurihiye ishuri no kumukurira ibyo birongoranwa ni inshingano zabo nk'ababyeyi babyaye. Ari ibyo ubwo umubyeyi wese wabyaye umukobwa azajya batapu, ndubwo nabyaye abakobwa reka ntegereze, hari abasore barimo bavunikira amafaranga bazanzanira bamereza uko nabyaye abakobwa. Ushaka guca umuco we, nakumvise. Ntabwo ndi guca umuco, ahubwo mwebwe mumenye aho ibihe bigeze, mumenye ko tugomba gufatanya, umusore n'umukobwa bagafatanya. N'ubundi tuzafatanya, nk'ubu nkanjye umugabo uzanshaka se urabona tutazafatanya, ariko azaba yankoye. Azabanza ajyana n'amafaranga iwanyu, nicyo ushatse kuvuga. Icyo azajyana sinyizi. Ese nayazana uzasanga iwe hari iki? Nta kintu uzahasanga. Nta kintu nzahasanga, nzacyasanga ndabizi neza. Nizere ko bari kubyumva neza kandi bamaze kumenya inzira ya nyayo. Gusa uko babizi ko nkorera amafaranga buri munsi bambona ku Mahumbezi TV. Kandi ushaka gutwara n'ayandi. Urimo urashaka kubatwara. Azajya mu ntoki zanjye se cyangwa azashimirwa ababyeyi banjye bande? Ntabwo buzanga kuko nzaba ndi umukozi mu bigaragara, kandi n'umugabo wanjye azaba ari umukozi. Ntabwo ubuzima buzanga. Twe dutekereza positive way ko ibintu bizakunda uko byagenda kose. Ibintu byose habamo guteganya, ntabwo abanze abo byanze ari uko badafite imbaraga. Yego, ndabyemera. Rero bajya bavuga ngo ubwo n'ibyago byaba byabaye twabasaba ubufasha nk'ababyeyi batubyaye, ntabwo baba baradutaye. Ubufasha bataguhaye ukiri umukobwa ugiye kurongorwa baba barabumpaye, kandi ahubwo umusore ari we wabafashije. Abafashije iki se? Nakubwiye ko atari imfashanyo. Wowe nuko washatse kwihindurira izina, ariko n'ubundi ni imfashanyo. Ntabwo nayihinduriye izina, ni izina wahinduye, ariko ibyo agiye gukora izina yitwa kugira ngo yakaba yarishimwe, ahubwo iryo shimwe wakarihaye uwo mukobwa, ntabwo wakarihaye abo babyeyi. Uwo mukobwa uri muhera iki ko atari wowe warireza, ko atari wowe wayigejeje? Rero nkurikije uko umutumirwa wanjye nawe natumiye uyu munsi Inkuru Nziza, yarahagarariye uruhande rutemera inkwano. Banyarwandakazi mu ndeba, ubu uyu n'umwe wigaragaje mu batemera inkwano. Ni ikibazo gikomeye, ariko nta kundi
ariko ngiye nkanjye nka Gasengayire magarariye uruhande rwo gukobwa. Abasore mu neza amatwi, basore dusanzwe twiganira mu kiganiro The Love Hub, ni ukuri inkwano muzishyire muri gahunda zanyu, muzishyire mu bintu byatuma urukundo rwanyu naho muzashakana rurama, kuko uzaba washimiye ababyeyi be yuko bareze neza, namwe mujye mureba ukuntu twitwara neza. Ubwo rero iki kiganiro ndagira ngo ngisoreze aha ngaha mbabwira ko ubutaha buri wese wakurikiye kino kiganiro azaza muri comment agashyiraho inyunganizi ye cyangwa igitekerezo cye, tukumva namwe niba mushyigikiye Nkurunziza ku byo yavuze cyangwa mushyigikiye ngewe ku byo navuze ko nemera inkwano. Nkurunziza akaba yavuze ko inkwano atari ngombwa, ahubwo ayo mafaranga akaba yatangira umuryango mushyashya mugiye gutangira. Noneho nanjye nzaza nsoma izo comment tumenya ese ni uruhe ruhande rwari ruri mu kuri, ni uruhe ruhande ubundi abantu bakabaye bagenderamo kugira ngo babashe urugo rubashe gutangira, cyangwa se izo nkwano zitangwe cyangwa se sizitangwe. Rero mwakoze cyane kudukurikira, turabakunda cyane. Iki ni ikiganiro The Love Hub nk'ibisanzwe mugezweho nanjye Gasengayire hano ku Mahumbezi TV. Mwakoze cyane, nawe ubutaha turabakunda. Reka nanjye nsezere ku bakunzi b'Amahumbezi TV mbabwira gukanda subscribe, mukande like, share, mubigeze ahantu hose abantu bakurikirana ibiganiro batange ibitekerezo ku Mahumbezi nkuko nanjye mba naje kubitanga. Ariko nshuti bakobwa rwose mu nyumva mumbabarire mutega amatwi, basore dukeneye imiryango ifite ahihera, ifite icyerekezo ijyamo rwose. Mufate ubushobozi mufite, n'abasore bafite ubushobozi bafite, mugende mutangire umuryango, mureke gutangira imiryango yanyu muri za credit. Turabakunda, bye bye.